haleluya. Tuka satani mu izina rya Yesu, mana data mu izina rya Yesu Kristo, mana ishobora byose, mana ufite ubutware n'ubushobozi. Tuka satani tuka satani mu izina rya Yesu Kristo. Iyo uri gusenga gutya, abizera turabasuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Turabasuhuje amahoro y'Imana yo muri mwe. Amasengesho nkaya ni amasengesho y'imfabusa. Iyo dusenga ntabwo twamamaza abami babiri. Nuzajya gusenga uri mu mwanya wawe wo gusenga, ntukajye guhamagara satani. Satani uramuzi? Satani mupfana iki? Satani ni uwahe? Mu bami dufite bo kwiringirwa satani arimo. Abantu basenga, ukajya mu cyumba cy'amasengesho, ukajya gupfuka muri gusenga, ngaho wagahamagaye Imana. Hari ibyo dufite byo kubwira Imana, hari amakuba yego turimo tugomba kubwira Imana. Ariko reka imyuka mibi ya satani yo gukugota ngo uhamagare tuka satani. Satani nta mugabane dufitanye na satani. Tuka satani nta gisobanuro bifite. Ahubwo mwami Yesu, hamagara Yesu ati mwami bana nanjye. Uko presence ya Yesu Kristo irarwana n'imbaraga zikurwanya. Ntabwo uje gusengera, uje guhamagara satani. Icyo kintu ndagira ngo abizera nongere mbacyamure, mbahwiture. Muri kumwe na Apotre Anastase. Ntabwo ari ubwa mbere duhuriye kuri kamera. Ngunda kwigisha ibintu byinshi birebana n'imyizerere. Nimero yanjye kandi abatayiheruka ni 0788 37 31 662. Niyo nimero yanjye. Nukuri ndumubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ntabwo ndwanya abasenga, ariko nabwo hari amasengesho y'imfabusa. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 15 umurongo wa 8 kugera ku murongo wa 9, aravanga ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima ikamba kure, ko kandi bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Uyu munsi ndagira ngo tuvuge ku kintu cyerekeranye n'amasengesho. Amasengesho y'urwigane, amasengesho adafite intego, amasengesho yo gutongana, amasengesho yo guhamagara satani kandi uvuga ko uri umukristo waje gushaka Imana, waje kuramya Imana. Yesu yavuze ku byerekeranye no gusenga, aravuga ngo nidusenga ntitukajye tuvuga amagambo menshi. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri ati muzavuge ngo data twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe bwabuze. Urumva ko data twese uri mu ijuru niwe ushingiye mu materaniro yacu, niwe ugomba gushingirwaho mu masengesho yacu. Ubwami bwawe buze, icyo ushaka cyo mu isi uko gikorwa mu ijuru. Niyo sengesho Yesu Kristo yaduhaye, nta bindi bintu. Hari amasengesho abantu bakora mu buryo bw'amarangamutima yabo, ni byiza koko. Hari ibindi bintu biri personal ugomba gusaba Imana, ariko mu kubisaba Imana irinde ko iteraniro ryawe n'amasengesho yawe bivanga. Ubundi abantu uburyo basengamo, ntabwo umuntu yagiye gusenga igikorwa cyo gusenga ni igikorwa cy'umwuka. Ntabwo ngiye ngomba gusenga nkuko wowe usenga, ariko strictly amasengesho igomba kuba imwe. Icyo mvugiye ko ntasenga kusenga, ntabwo ibyo ndavuga ari byo wowe uravuga, ariko strictly amasengesho yose ikigenderewe n'iki? Ni uguha Imana icyubahiro, ni ukuyiramya cyangwa se ni ukuyishima no kuyisaba. Hanyuma ntukajye gusenga ugiye no kurwana. Amasengesho yo kurwana ntabwo ari uturwana, Kristo ni uturwanirira. Guturuka mu gitondo uri gusenga uri muri toka satani. Abenshi bakunda kubikora kugira ngo bemerwe, bigaragare ko abakozi b'Imana bari kwirukana imyuka mibi, ngo arabadayimoni ngo baje aho ngaho, ngo hari imbaraga z'umwijima ngo zabagenderereye. Yego yo dusomye muri Yobu tubona neza ko ari ubwo abana b'Imana baje gushengerera n'abasatani baza gushengererana nabo. Ariko nubwo byabaye kuriya, ntabwo mu iterano rya none twe dusengamo Bibiliya tuvuga ngo guterana kwacu kwa ari ukwera. Guterana kwera nta mwijima ubuhari. Igiye guterana nta mwijima ubuhari. Ugomba kwiringira Imana kikurwanirira. Ugomba kwiringira Imana kiri kumwe nawe. Ariko bituma abandi bantu bahagarika imitima, guturuka kuba amashyi tuka satani uvuye he, satani ugiye, satani ugize gute. Ntabwo ngara amasengesho ubu uri kuramya izindi Imana. Buriya hari ibanga satani yakoresheje kugira ngo abantu bavuge ko bamucitseho, ariko nagwa bagumya bamuvuge. Bagumya bamuvuge, bagumya mwamamaze, bamubwire n'abandi bantu. Ubundi mu buryo busanzwe bw'abantu, iyo ufite ishyaka rya politiki ubamo, wirinda kuvuga ko hari indi shyaka rihari.
iyo uvuze ko hari irindi shyaka rihari aho ngaho ugaragaje neza ko nta na rimwe ubamo, cyangwa se n'iryo ubeshya kubamo atari ryo ubamo. Uyu munsi nagira ngo mbigishe bene data tutazabura ingororano z'ibyo twasabye cyangwa se twakoze, ahubwo tumenye neza tudakiranirwa uko umwami Imana ashaka ko tumusenga, kandi tugasengera mu kuri no mu mwuka. Gusengera mu kuri no mu mwuka rero ni amasengesho afite intego, kandi amasengesho yo kwizera Kristo umwami n'umukiza yo gukiranuka. Nta cyaho mu ruhande rwacu Uwiteka ari kumwe natwe. Ntukajye gusenga ngo wirirwe uhangayitse utangire ngo tuka Satani, kandi Satani si umutangiriye mu gitondo waje uzanye nawe, ariko ubwo ushobora kuba wazanye nawe, ubwo wazanye nawe. Uwazanye nawe rero ava mu iteraniro akajya kuvuganira nawe hirya. Ntabwo wagombye kuza mu iteraniro ry'abandi bantu noneho ngo igikuba gicike ujye muri toka Satani. Umwanya wo guhamagara Kristo umwami Imana ahabwa icyubahiro, shimbwa ashyirwa hejuru. Wakoze imirimo n'ibitangaza, warankijije, kandi ndabizi neza ko n'uyu munsi bishobora gukoresha amagambo meza asingiza Imana, aramya Imana, nta kibasha kurogoya imigambi yawe kuri ngewe. Ndabizi kuri Imana ikiza indwara. Ibyo nabyo bikagenda na bya bindi abantu bajya gusenga, bya bindi twavugaga biri terimike by'urwigane. Noneho ukajya hariya ugitangira gusenga ngo Mana we, ngo ndakohereza ngo muri za hopitali, ngo ndakohereza mu mfuruka enye z'isi. Wese nawe uri kwigiza nkana. Wese wowe utangiye gutuma Imana se. Imana niwe yatumye muri hopitali kugira ngo ujye gusura abarwayi. None nawe ati Mana agenda ujye muri za hopitali. Yirabizi naho abarwayi barira hasi. N'uwo murwayi izo kameze. Ahubwo wowe kubw'urukundo rw'Imana ruri muri wowe no gusura abarwayi, nari nshonje nimwangaburira, nari nambaye ubusa nimwanyambika, nari mu nzu y'imbohe ndimwansura, ndetse nari ndwaye ntimwaza no kundeba. Ni wowe zirikana umurwayi uri mu bitaro aba ari wowe ujya kumureba. None ugutuma Imana yaragutumye, nawe uri kuyituma. Ngo jya mu mfuruka enye z'isi, uratuma Imana mu mfuruka enye z'isi, wowe wawe ntuyikeneye. Nawe urayikeneye. Banza uyibwire ati Mana ndagukeneye, yibwire ngo Mana ndagukeneye. Urajya gutangira uvuga ngo nijye mu mfuruka enye z'isi. Imfuruka enye z'isi wazibona? Isi none hose ko ari umubumbe kandi ifite imfuruka enye gute? Icyo nakiri ikindi kintu. Ariko ibyo nibyo abantu bagiye bahagurukiramo bakagenda babyumva. Aho ngandi ndimo ndagucyamura, ndimo ndakwigisha nk'intumwa kugira ngo mu gihe ujya kwigisha cyangwa se mu gihe ujya kubwiriza we gutwara amagambo yawe ku busa. Igikorwa cy'umwuka kigomba kuba icy'umwuka ndikibe icy'umubiri. Kandi niba hari abuzirikanye bazirikane mu buryo bw'umwuka, ubazirikane no mu buryo bw'umubiri, hanyuma ubone uburyo kubagirira neza. Niko ijambo ry'Imana ribishaka. Ariko gusenga nk'indyarya ntabwo ari bya bindi. Hari n'ibindi twagiye twiga abanyamadini bagiye bigisha kubw'inyungu z'idini, bavuga ngo tuzagira amasengesho y'iminsi 3 ngo yo kwiyiriza ubusa. Ukamera nk'ingoko iri kurarira amahuri. Ngo uzagira amasengesho ngo kwiyiriza ubusa. Kwiyiriza ubusa birivuga nabona n'idini bikora. Uko baravuga kwiyiriza ubusa, fata ibyo kurya byawe by'uwo munsi wagomba kurya ubigenera umukene abirye, ubone kuza ujye gutamba igitambo cyawe cy'isengesho wiyiriza ubusa. Ariko kwiyiriza ubusa abantu bajya gutara icyaka kugira ngo uze gutaha ushonje, aho gutaha utongana ngo babiriye, ngo bakwimye, ngo bagucuze, ngo bagize bate, nabwo kandi ngo ubwo uvuye gusenga. Nacyo ni ikindi kibazo gikomeye. Kandi mbagira n'inama kubera ko turacyari gukererwa kandi utagombye gukererwa. Idini yo nta kindi yakora kugufata iminsi myinshi, inifu igufata iminsi myinshi, niko idini yo yunguka. Kubera ko kukubwira ngo hari amasengesho ngo hareke Imana ngo yavuze ngo muzaze ngo mwiyirize ubusa, ntago amasengesho ayo ngani amasengesho y'agahato. Wese ugiye kwiyiriza ubusa kubera iki? Kubera igikuba cyacitse mu idini, kubera igihugu cyagize ibibazo, ko umuntu akora amasengesho kwiyiriza ubusa ku kibazo cye, k'amasengesho ari mu bice bitandukanye. Ubwo mwaje kwiyiriza ubusa kubera iki? Ariko nabwo icyo gihe muri aya materaniro yo kwiyiriza ubusa, kubera ko uraza gutangamo amaturo, ntagire uzasiba nyine. Ntagire uzasiba. Kandi umuririmbyi uzabura ntago azongera kuririmba. Mutahure imbaraga za Satani, mutahure amayeri ya Satani akorera mu cyo bita iyobokamana. Kubera ko iyobokamana yabaye iyobokamana, kandi iyobokamana ntago ari umugambi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ibyo rero mubimenye. So icyo nashaka kubabwira uyu munsi none, nkunda gufata umwanya nguyu guhugura abantu. Nashaka kuvuga ikintu cyerekeranye n'amasengesho. Amasengesho arakiza, amasengesho arabohora. Ariko amasengesho akiza akabohora nayahe? N'amasengesho kwizera. Isengesho ryo kwizera rizagurutsa ikirema, kandi iyo sengesho uba wizeye mu mutima wawe. Isengesho kandi rikagenda ngo n'umunyabyaha ngo ni wizera isengesho ryo kwizera ngo niyo warakoze ibyaha ngo zawe bibabariwe. Kubera ko nyine hari ukundi babarirwa ibyaha ari kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe.
ariko amasengesho y'imihango y'amahangano y'inyungu z'abantu ku giti cyabo, ndetse ugatangira kujya uvuga n'ibyo utagombye kuvuga, ukajya ugira gute, ukavangura kwirukana satani ngo toka satani. Hari n'ijambo abantu bajya bakoresha nka buriya, reka tukarujye kwa kano kantu, iyo uvuze ngo toka satani ubuvuze ngo iki? Toka satani ubuvuze ngo iki? Ngambwiza ukuri, abantu n'abatazi indimi barazimenye. Ubundi toka urumva toka, ubundi ngira ngo mu Giswahili toka ni Giswahili. Kutoka ni ukuva, ni verbe venir. Noneho kwenda ni ukugenda cyangwa se kujya. Noneho umuntu avuga ngo toka satani, ngo toka satani, ngo toka satani, ngo toka satani mu izina rya Yesu. Ngo toka, ngo satani we, ngo toka, ngo turakwirukanye, ngo uruvuga ngo genda, kandi ukumugati vayo ngwino. Ibyo ntacyo bimaze. Nta kundi satani nta nubwo wamushobora, nta mbaraga wowe ufite zo kwirukana satani. Nyamara n'abantu rwose umuntu akajya hariya, buriya ari n'ibintu mujya mukora mutari byo. Nakunze no kubyigisha ku Mwizera TV show, kuko nibwo butumwa ngiye nigisha cyane, kugira mu bwumve nimushaka muzandakare cyangwa mu ntera amabuye, ariko imbaraga z'umwijima ntabwo nyambyemera ko zikorana n'abantu. Buri uzi ko satani mu gitabo cya Yuda hatubwira ko satani ngo na marayika Mikayeli ngo atahangaye kumutuka. Urumva ko satani ubundi afite imbaraga, mu ruhande rumwe ntaguhishe afite imbaraga. Wowe urabwira satani ngo toka, kandi irari ryawe rikikurimo. Urabwira satani ngo toka, kandi by'ukuri imirimo yose ya kamere uracyayikora. Ubaye renga wa mukobwa ujya gusura umusore, abana nawe umukobwa akagenda yakwikiye, afite tageti yuko umusore ashaka kuza kumusaba ko baryamana. Abakobwa mujye munanyumva, urubyiruko mbari no kubigisha, wowe wahaguruka nyirari ry'uko muraryamana, ndetse n'imyambaro y'imbere urayitegura neza iyo ugomba kwambara, ngo nayireba ngo atabona ko wambaye nabi. None ugezeyo umusore atangiye gukoraho, yawukora ugasimbuka, ngo nyibisirize nyine, kandi uvuga ngo nyibisirize umukubita amabere mu gatuza, ngo nyibisirize. Nyibisirize umeze nk'uboshye. Niko n'abantu bajya birukana satani. Wowe imirimo yose ya kamere ya satani urayikora, ariko ngo toka satani ngo waje gusenga. Ahubwo uri kwitonderwa, kuko amasengesho ni imfabusa rwose, ni imfabusa. Ndagira ngo ubwire ngo ni imfabusa. Ni imfabusa. Buri hari ibintu nagiye mbona by'imihango y'abantu atariyo, cyane muri ibi ngibi by'iyobokamana bijya bibaho, n'umuntu akajya hari akameneshwa amabanga, ukamena amabanga ngo ugiye kuvanga ibyaha akoze, kandi wanabiretse, nta nubwo wabiretse. Umukuru w'idini ahubwo ati haguruka uvuga ibyaha byawe, ugahaguruka ati Imana nambabarire ko nasambanye, ati Imana mbabarire ko nibye, ugatangira kubeshya. Cyakora umwuka uba uhari nyine aba ari umwuka w'ikinyoma. Ugaramutse ari umwuka w'Imana se wawubeshya? Ntabwo wawubeshya. Uko abantu bajya bafata ikintu gikomeye nta gikoraho, no kubona umuntu uvuga ngo Imana mbabarire ko nasambanye, n'abana b'abakobwa bashuka ngo babivuge, ariko nawo mwana ntabwo babimuvuyemo. Ikimutera gusambana aracyagifite, ntabwo yari yakira Kristo mwami n'umukiza we. Namwakira gusambana bizava muri we, ko n'irari rituruka ku mubiri, ariko rizava muri we. Ariko ushutse nk'umugore w'abandi ngo navuge ngo yarasambanye, ubundi se uwo mugore ko yasambanye akaba agiye kubivuga atari n'umugabo wabibwiye ngo amusabe imbabazi, ntusenye urugo se? Ariko icyo nashaka kuvuga ni uwo mwuka mwitwaza ko murimo murasenga ari ukuri. Ntabwo ari ukuri. Ubwiru bw'Imana burakomeye. Nimugumya kunkurikirana n'abafite ikibazo muzajye mumamagara kuri telefone, nzakwereka ibyanditswe. Uyu mwanya kuri kamera hari ibyanditswe byinshi magomba kwerekana, ariko benshi ndabizi ko ntabwo nubwo mukunda ko babasomera Bibiliya, ntabwo mubikunda rwose. Ndabizi abantu benshi ntabwo babikunda, kandi Pawulo yarabibwiye Timoteyo ati baziguriza abantu z'ibinyoma bahwanye n'irari ryabo, ntabwo bazashaka kumva ukuri, ngo amatwi yabo azabaryaryata badashaka kumva ukuri, ahubwo bashaka kumva ibihwanye n'irari ryabo, badashaka kumva inyigisho nzima. So icyo nshaka kuvuga rero, natangiriyeho nko mwabirebaga, buriya urikoboza amabuye urimo urasenga, ariko ibyo uri kuvuga ntabwo ari byo. Icyambere twahereyeho, menya icyakuzanye gusenga, umenye umwami wawe wari we. Ntabwo umwami wawe ari satani. Satani ntanakwiye burya kuvuga. Uramuvuga se wowe mupfana iki? Uramuvuga se mufitanye Yesu? Satani uramuvugira iki ubundi? Ni iki mushakaho?
hamagara Kristo, izina twahawe munsi y'ijuru dukwiriye gukirizwamo. Umuhamagare Kristo mu makuba yawe, mu byago byawe. Wowe kuvuga ngo tuka Satani, wese uramwirukana umushobora. Ahubwo hamagara Kristo, hari umwami ushobora byose. Ni Yesu Kristo ufite imbaraga. Abakunzi bacu rero murakoze cyane. Navuga byinshi ariko uyu munsi impanuro nzangena nzibaha. Mujye munakurikirana hanga akora Oxygen TV, kubera ko ndo umutumirwa gukunda kuza kuri yo kugira ngo mbaganirize kandi tuganire ku byerekeranye n'ibyo bwami bw'Imana. Amahoro y'Imana abe muri mwe kandi Imana ibagirire neza. Shalom.